rwatubyaye fitness yiwe ibiri ntago ihagije. Arabyibuke cyane. Hagati mu kibuga hareyo. Hagati mu kibuga Majaliwa yakina nk'umukaseri. Aruna Majaliwa. Ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze. Uyu mwana yitwa Manishimwe Gilbert. Abenshi uyu munsi bamaze kumumenya kubera ukuntu ku bitangazamakuru bitandukanye yaba ibyandika ndetse n'ibivuga bikomeje kugenda bimuvugaho. Uyu mwana yavutse mu mwaka wa 2010. Avukira mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyagisozi. Ni umwana ufite impano idasanzwe ndetse n'ubuhanga budasanzwe buryo buri wese abyibazaho. Uyu mwana uyu munsi afite imyaka 13 y'amavuko gusa, ariko ibintu akora bisa nk'ibitangaje kubera ko buri wese cyangwa se ntago ari buri wese wabishobora. Ubushobozi tuvukana bufite aho bugarukira. Abenshi bari kwibaza ese uyu mwana ufite impano idasanzwe byagenze gute ngo yisange Kigali, byagenze gute ngo uyu munsi abari kuvugwa cyane mu itangazamakuru, ubundi bamubonye bate? Nitwa Kebrice ngo ayikaze muri iki kiganiro. Gusa nimba utarakora subscribe ikiri kijyo ngo uyikore, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi umenya amakuru n'ibiganiro byose bicano kuri Star Galaxy TV. Mbahaye ikaze. Rayon Sport mezamu nahashyira Tegekimana Boneri, yego, kandi nahashyira Salumogare Mama, gatete nahashyira Ganijuru Ishimwe Elia, umutima wa defense nahashyira Rwatubyaye Abdul na Mitima Isaac, ariko buragiye kuri Rwatubyaye naduta kuko Rwatubyaye akenshi hari ibitego Rayon Sport nireba nabi izatsinda mu gihe izaba idafite Mitima Isaac cyangwa Mitima. Hari igihe nawe ashobora kubona umwanya we nawe bamuzonze akabona ntago ari bujye gukina n'ahandi naho hamunaniye, kandi Rwatubyaye afite fitness ye iri hasi, ntago yiruka, ntabwo ari yihuta cyane, ntago yihuta shambuwe pango wawe utaruka ku mipira yo ku mitwe ushobora gusanga hazamutsinda myinshi, kuko nk'umwana uzaba utaruka muri metero undi ageza muri milimetero ntaho bazahura. Wumva habanza monde washyiramo Aimable? Nashyiramo Aimable Nsabimana. gatandatu nashyira n'ubundi no mu rundi witwa Majaliwa Haruna Majaliwa, umumediateri kuri Rayon Sport. Umumediateri waba mwiza cyane uragiye mba mbona Eric Nyandahimana, agafatanya na Majaliwa mo hagati 10 hoho no ni hamwe n'uriya mukongomani nubwo cyane ya 2016 ntayirebye cyangwa nyumva, ariko ukuntu bamuvuga ngo ari mu bindi yaritsinze ingaruka. Hanyuma wingi za Rayon Sport kuri 7 ni Joke ya Mojeri uriya muhigi wo muri Uganda. No 11 ni Yusuf Raburi ya mutipa hariya muri Maroc, Iraba muri Maroc. Rutayizamu kwizige byo kunganira byibone urunganira wunganira ibiki na bura ku 9 uriya Mugadamu niba uhamye yahakina, ariko na Charles Barna ntacyo. Benshi bakomeje gutangazwa n'ubuhanga bw'uyu mwana ukiri muto afite kugeza ubu ngubu. Busanzwe yiga mu mwaka wa mbere segonderi cyangwa se senior 1. Mu by'ukuri uyu mwana ni umwana ufite impano yo gusesengura umupira w'amaguru cyangwa se football muri rusange. Nkuko mwabyiyumviye, ni umwana udasanzwe wavukiye mu karere ka Nyaruguru, umwana ukiri mutoya ukenye udafite byose, ariko uyu munsi kubera ko impano ye yatumye avugwa cyane mu itangazamakuru. Ibi ntabwo ari ibintu buri wese yashobora, kubera ko uyu mwana hari benshi arusha gukora uyu mwuga cyangwa se arusha gusesengura, kandi babikora nk'akazi kabo ka buri munsi. Ahangaha arasobanura impamvu Kigali Pele Stadium yahawe iri zina. Anza kuki stade bayise Kigali Pele Stadium? Impamvu bayise Kigali Pele Stadium mu kubera umunyabirwa w'umunyabrazil, ariko bivugwa ko afite n'inkomoko muri Afurika, kuko ababyeyi be bashobora kuba barajyanye muri cya gihe cy'ubucakara.
akavukira muri Brazil rero yitwaga Jackson Hernandez Bonasmento. Yitwaga Jackson Hernandez Bonasmento. Byagenze gute ngo tumenye uyu mwana udasanzwe? Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'inzobere mu buzima bw'abana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zagaragaje ko 90% by'abana impano zabo zirazimwa. Mu by'ukuri uhise utekereza nimba 90% by'abana ba Afrika bavukira mu bihugu bikennye impano zabo zizima, uyu nguyu twamenye gute ko afite impano? Kubera iki uyu munsi ari gusakara cyane mu bitangazamakuru bitandukanye? Uyu munsi uramutse ubajije abanyaburayi benshi icyo batekereza ku mugabane wa Afrika, bakubwira ko Afrika ari umugabane wahoze ukize ariko uyu munsi ukaba ukennye. Bakubwira ko umugabane wa Afrika ari umugabane wa kabiri mu kugira umubare munini w'abaturage benshi babayeho bakennye, babayeho mu buzima bubi, badafite byose, badafite pfo na ruguru. Gusa abenshi muri Afrika cyangwa se benshi dutuye muri Afrika ntabwo tubibona nk'uko abanyaburayi babibona. Nibyo Afrika n'umugabane ukennye, kandi mbere y'ikinyejana cya 14 Afrika wari umugabane ukize kurusha indi yose muri iyi si. Uyu munsi nubwo Afrika ari umugabane ukennye, ntabwo ari uko abawutuyeho ari injiji, ahubwo nirwo rwego rwabo ubwo ngubu, kandi bari kugenda bagera ku iterambere uko bwije n'uko bukeye. Kubera iki impano nyinshi zo muri Afrika z'abana ziza ku isonga mu kuzima? Ku busesenguzi benshi bakora babona ko ikibazo cy'ubushobozi ndetse no kuba Afrika ari umugabane ukennye biri mu bidindiza iterambere mu kuzamura impano z'abana. Uyu mwana witwa Gilbert mu gusesengura umupira kwe bigaragaramo ubuhanga bwinshi cyane, dore ko bitewe n'uko avukira ahantu hataba televiziyo byibuze ngo ajye areba, na radio zihari ntizihagije, n'izihumvikana ni nkeya cyane ugereranyije n'ahaturuka. Uyu mwana asesengura umupira neza cyane, akaba yapanga 11 babanzamo mu ikipe nyinshi hano mu Rwanda. Nyamara hari abanyamakuru benshi bakora aka kazi nk'abakagize umwuga batabibasha. Ntago ari uko mbisabaswa, ahubwo nuko uyu mwana nyine afite impano idasanzwe. Ku basesenguzi benshi iyo babajije icyo batekereza kuri uyu mwana, bavuga ko uyu mwana ari umwana ukwiriye kuzamurirwa impano ye. Ese wese kubibona? Urabona impano ye itakwiye kuzamuka? Kuva uyu mwana yatangira kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, hari benshi bahise bafata umwanzuro wo kumushyigikira akajya kwiga neza, yarangiza n'undi akazabikora nk'umwuga. Aha uyu munyamakuru arasobanura neza famiye no mwana akomokamo, uko yabayeho, uko yakuze, uko byagenze. Papa w'umwana havuka bavukaga ari abana 13, bagabana isambu yo kwa sekuru ari abantu 13, bituma asigarana agace gato ku isambu ya sekuru. Ubwo ndavuga se w'uyu mwana, ubwo ni isambu ya se w'uyu mwana, ari we sekuru w'uyu mwana. Ibyo bituma kubera ko ikintu kibatunze ni ubuhinzi gusa, bafite ahantu hato cyane. N'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, uyu niwe w'imfura. Barya rimwe ku munsi. Ubuzima muri iyi si ntabwo bujya butworohera, ariko byose hamwe no gukora birashoboka. Uyu munsi uyu mwana Gilbert ari i Kigali, ari gufatanya na bimwe mu bitangazamakuru mu gusesengura umupira, dore ko prediction yiwe 60% ibayo. Ni umwana ufite impano idasanzwe. Mwiyumvire uko byari bimeze. Ariko buragiye kuri Rwatubyaye naduta. Kuko Rwatubyaye akenshi hari ibitego Rayon Sport nireba nabi izatsinda, mu gihe izaba idafite mitima Isaac cyangwa mitima. Hari igihe nawe ashobora kubona umwanya we nawe bamuzonze akabona ntago ari bujye gukina n'ahandi naho hamunaniye. Yes, ndabashimiye, mwakoze cyane kubana nanjye. Kwibutse ko nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Kebrice Umugwaneza, mwakoze cyane kubana nanjye.